babureka gukorosinga ntarangije kukubwira bano banjye muzi neza yuko navumbuye agashya mbaza ngo nakahese uzi neza yuko polisi y'u Rwanda ikunda abaturage b'u Rwanda kuruta inzoga murabizi neza aha reka suhuza abapolisi inshuti zanjye mwese aho muri ndetse naho muherereye mwese ariko reka mbabwire ngo igikorwa mwakoze n'icy'ubutwari mukomereza aho ngaho kweri namenye neza ibanga ribyihishe inyuma nta rindi nuko polisi y'u Rwanda idashaka ko umuturage Rwanda wese yiyandurisha icyo kunywa kibi ahubwo ishaka kumureberera ikayimugeza kure mu iterambere y'uburyo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri agakora umuturarwanda azi gutunganya ubwenge bwe azi gushyira ubwenge ku gihe mukomereza aho ngaho bantu banjye namwe ntukorosinga iyi video utabanje kuyumva neza cyane ese uzi neza ko inzoga zisindisha uzi neza burya inzoga ko Imana nayo itazivugaho neza niyo mpamvu rero dushyigikiye polisi y'u Rwanda kabisa nizigere no ku busambanyi nabwo ibuce burundu nizigere ku bwibone nabwo ibuce burundu nizigere no ku bantu biyambika ubusa nabo ibice burundu polisi y'u Rwanda tukuri inyuma kandi turagushyigikiye tano kwa tano kabisa turagukunda cyane ndabihamya neza yuko nta wayigaye kandi ndabihamya neza yuko nayo ireberera kure abanyarwanda ndetse n'abenegihugu mu by'ukuri ntabwo ibisindisha ari byiza mpora mbibabwira yuko Yesaya ibice 5:11 hatubwira ibyaha by'abasinzi n'ibihano byabo rero najya ngo nkumenyeshe ngo yemwe nshuti zanjye niba ushidikanya urebe no muri Yesaya ibice 5:22 bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha rero impamvu polisi y'u Rwanda yahisemo kujya gute kumena inzoga nuko ikunda abanyarwanda Imana ishimwe nawe humura Imana iragukunda Imana irakuzirikana kora ibyiza gusa ukora ibyiza bishimwa n'Imana ntabwo Imana izabura kugushyigikira ntabwo Imana izabura kubana nawe mu byo ukora byose aho utuye aho ugenda korera Imana neza utitaye ku by'isi bitagira nyirabyo nshuti zanjye ese ninde wababwiye neza yuko Imana yakwemera yuko muhomba cyangwa se kemera yuko muhomberwa reka da uzukuntu Ezekiyeli ibice 3:18 havuga haravuze ngo nimbwira umunyabyaha gupfa kuzapfa nawe ntuburire umunyabyaha ngo ave mu ngeso ze mbi azapfa azize ibyaha bye ariko ni wowe uzabazwa ubugingo bwe niyo mpamvu hari n'andi havuga ngo mbese mujya ngo nishimira yuko umunyabyaha apfa ikiruta si uko yakwihana akazabona ubugingo shiti zanjye najya ngo mbamenyeshe rero yuko nta kintu abantu bakora bahubutse ubwo shatse kukuvuga ko nta kintu leta ikora yabanje guhubuka ibintu byose bayabitekerejeho nawe icyaguha kureba kure Imana ishimwe yo yaduhaye abayobozi bareba kure mu izina rya Yesu mbaza ngo agashya kagezweho se nakahe agashya kagezweho nakahise nuko n'abantu bitwa abigurisha bose bagiye gucibwa kandi ibyo ngibyo bigiye gucibwa burundu mbaza ngo ni akahe gashya kagezweho rero agashya kandi kagezweho nuko tugiye gukoresha urubuga nkoranyambaga rumwe niba ari WhatsApp izahitwamo niba ari Facebook niba ari Twitter niba ari X niba ari Instagram fora ni uruhe rubuga rumwe ruzakoreshwa ku isi iki ni icyegeranyo ndabibabwira mubipinga cyangwa se mubihinyura ariko igihe kiraje kandi kirasohoye narindi kukubwira ngo dore hagiye gukoreshwa urubuga rumwe rwonyine rusa mbaza ngo ikindi kizakurikiraho se niki nuko hari umuhanga ugiye kuyobora isi ninde nababwiye ko ari AI niyo yamaze abantu ku isi hose kandi mpora mbibabwira AI niyo iri gushaka kurusha ubwenge abatuye isi kandi ubwenge Imana yatwihereye aribwo bwakabaye buyigenga ese waruzi neza ko hari igihe kizagera AI ikakuyobora ubundi se reka nkwibariza akabazo nawe umbwire kamatsiko jya kuri WhatsApp urebe ko AI itagusubiriza abantu bawe jya kuri Facebook jya hirya no hino ese waruzi neza yuko Facebook Instagram ndetse na Twitter ndetse na Facebook Instagram ndetse na WhatsApp
wari uzi neza ko izo mbuga ziri guhuzwa, ziri gukorana? Ese wari ubizi neza? Niba ujya ngo ndakubeshya, uzafungura urubuga rumwe urebe yuko rutakwerekeza ku zindi mbuga zose. Aha, ako gashya wasanga utarakamenya. Njyewe nabizi, narabibonye neza cyane. Aho wari utunze porogaramu wayikoresha, urugero nka TikTok, wamara kuyifungura igahita ikwerekeza no ku zindi mbuga nkoranyambaga, ikakubaza ese ukoresha WhatsApp, ese ukoresha Instagram, ese ukoresha bayobozi mukomeze mutureberere dore urubyiruko rwacu rwari rugiye kwangirika mu bwonko, rwari rugiye kwangirika mu buzima, mukomeze mutureberere. Hari n'ibindi bitaracika. Ibintu bitaracika ni ibiki? Ubusambanyi, ubwibone, ubwo bumaze isi yose. Ubusambanyi n'ubwibone bimaze isi. Mutureberere kandi ndababwira nanjye nibwira nanjye ngomba kwirinda. Aha, ndeka mbabyiza ukuri, ubuyobozi butangwa n'Imana koko ndabyemeye. Ubuyobozi bwiza buturuka ku Uwiteka Imana. Turashima Imana yo yaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kubera yuko aturebera kure kandi akatuyobora n'ubwenge n'ubushishozi. Yahisemo no kureba polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu zishoboye kandi zireba kure, zikumira ikibi cyose kitari cyabo. Banyarwandakazi, nagira ngo mbabwira ngo dukumire ikibi n'igisa nacyo, dukumire icyaha n'ingeso mbi zacyo. Hanyuma noneho urebe ninde uzaza kukubwira ngo ntugasambane, ntugajye mu bapfumu, ntugatingane, ntugasinde, kandi warakumiriye icyaha n'igisa nacyo. Ese kuzaba wakumiriye ingeso mbi zawe, ninde muntu uzaza kukubwiriza ngo kizwa, ngo va muri ibi, ngo kora ibyiza bishimwa n'Imana, ngo uzabone ubugingo? Reka da! Nawe ubwawe uzaba waribwirije, kubera yuko uzaba warahindukiye. Nagira ngo nkubwire ngo password ni iyihe? Password ni yo gukiranuka, ugakizwa ku gatoya na kanini, ukera imbuto zikwiriye abihanye, ukazabona iki? Ukazabona ubugingo. Imana ishimwe. Rero turashimira polisi y'u Rwanda n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, kubera yuko zikomeje kutureberera. Twavumbuye neza yuko zikunda Abanyarwanda, tuvumbura neza ko zikunda abaturarwanda. Niyo mpamvu inzoga baziciye. Ariko reka mbabwire, hari n'izindi nzoga zisigaye. Uti nizihe? Baza ngo ni izihe inzoga zisigaye zindi nabonye bazitangukira ngo nenerije turiya tuntu ngo nenerije, ngo na tangawize n'ibindi. Turiya tuntu tuba mu gacupa k'ubururu. Turiya tuntu ntabwo ari twiza cyane kabisa. Ujye utinya akantu ufata ari gatoya, ukabona umugabo arakaguze, umubyeyi arakaguze, kandi ari gato kagayitse, ngo nenerije. Mana yanjye we, sinzi nuko babyita rero, kubera yuko ntanabinywa. Ariko haracyari inzoga nyinshi. Mutureberere. Hari inzoga nyinshi ziri kwihisha mu bantu ndetse no mu bintu. Aha, reka mbibira kandi kabanga rero mutari muzi. Ese muzi neza ko Primus nayo iciwe? Uti ntago bizashoboka. Uti Burarirwa yashoye menshi. Reka da! Primus, Marite ndetse na Mitsingi na Skol, ibyo bintu nabyo inganda zabyo Uwiteka ari kuzigaho. Izo nazo zirahagaritswe. Ko bitoroshyera. Erega abantu bagiye gukizwa ari benshi. Erega abantu bagiye gukorera Imana. Erega banze kuyikorera hakiri kare, bagiye kuyikorera ku ngufu. Erega wibuke neza ijambo ry'Imana rivuze se ngo iki? Yesaya 55:6 haravuze ngo nimushakishe Uwiteka bigishoboka yuko abona, nimumwambaza akiri bugufi ya cyane, ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka Imana imugirire imbabazi n'ibambe. Agarukira Uwiteka Imana kuko izamubabarira rwose pe. Niko wari uzi neza yuko Primus, Mitsingi, Byeri, Marite, Skol, ibyo bintu nabyo biriho biragererwa ku ntoki. Nshuti yanjye, bamaso. Mbega agashya. Aha, agashya kabisa karitugezeho.
agashya katugezeho aho umuntu wese agiye gushaka icyo kunywa igihe cy'igihari ariko akakibura. Nibyo erega n'amafaranga yawe utunze agiye kubura kukumara inyota amaye. Nibyo amafaranga yawe utunze wanze kuyafashisha abakene, wanze gufasha imfubyi, wanze gufasha abapfakazi, wanze gufasha abatishoboye, none amafaranga utunze agiye kujya gute? Agiye kubura ibyo ahaha. Uti mbaza ngo byagenze biteze? None se izo Skol na Mitsingi na Primus n'ibindi nibicika, urakeka ari iki kizaba gisigaye gucika? Ni iki kindi kizaba gisigaye kuvanwaho se? Nabyo birahari, nzabikubwira mu nyuma. Hanyuma rero niba ukunze iyi message, ndabizi ntuyikunze kubera yuko uri kuvanwa ku gatama, ariko nta wari uzi neza yuko n'umusururu ubwawo utakwemererwa kumwebwa. Ntago wari ubizi. Niyo mpamvu nakubwiraga nti wowe icy'ingenzi ba maso, usenga Imana, ukorera Imana neza, ubundi wirebere. Ariko wasenze Imana uburiki? Umuntu wasenze Imana wegeze wumva yaramwicishije inyota? Umuntu wasenze Imana wegeze wumva asabiriza? Umuntu wasenze Imana wegeze wumva yambara ubusa? Bibiliya se ivuze wiki? Dawidi aravuze ngo nari umusore, none dore ndashaje, sindabona umukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize. Abakiranutsi ubwo barabizi, abakoze Imana barabizi. Ndagira ngo nkumenyeshe iri tangazo rivuga ngo Imana igarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ishaka ko ibintu byose bijya kuri organization, bijya ku murongo. Ntago rero twarenganya abayobozi bacu, ahubwo turashimira Imana iba yadushyigikiye muri ibyo. Ndabizi neza ubwo uri kuvuga ngo turi kuvugira polisi y'u Rwanda, ngo n'ingabo z'u Rwanda, ngo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nibyo, none se ninavugira igihugu cyanjye nzavugira ndi? Njya mbabwira, ndabazi, njya mbabwira ngo mushayiringa video yanjye, mukanga kuzishayiringa. Ntacyo bitwaye, umwana banga ni ukura. Nibyo, ntacyo bitwaye, umwana banga ni ukura. Ajya wanga gushayiringa video, wange gutanga comment na like, ariko Imana n'ubundi zo yarangije kuziduha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero Imana izanye ikintu cyitwa ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Imana izanye ikintu cyitwa ububyutse. Imana igiye gukura ubujura mu gihugu cy'u Rwanda. Imana igiye gukura ubusinzi mu gihugu cy'u Rwanda. Imana igiye gukura ubusambanyi mu gihugu cy'u Rwanda. Imana igiye gukura ubwibone mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabikubwira nibereye mu rugo. Nyamara iyi message uzibuka uti hari umuntu w'Imana, dore mukunze kutwita ngo abakozi. Muzavuga ngo hari umukozi w'Imana wabitubwiye. Rero ntago ndi umukozi, genda umwana w'Imana, genda uw'Imana, ntago ndi umukozi. Imana ishimwe. Hanyuma rero Imana izanye ikintu cyitwa ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Imana izanye agakiza gashya mu gihugu cy'u Rwanda. Imana izanye inzozi nzima. Imana izanye amayerekwa mazima. Imana izanye impano z'umwuka wera nzima. Imana yongeye kugaruka ku bantu bayo. Reka mbikubwire neza, ndeka mbikubwire ndahagaragara, wenda utaza kuvuga ngo nagutinye. Imana izanye ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Imana izanye amayerekwa mazima. Imana izanye inzozi nzima. Imana izanye gusenga kuzima. Imana izanye amateraniro mazima. Imana izanye amavuna mazima. Imana izanye ibiterane bizima. Imana umva uko ijambo rivuze. Riravuze muri Yesaya igice cya mbere, umurongo uraza gusoma 16. Haravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu nibiva imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushakishe imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire ipfubya urubanza, muburanira abapfakazi. Bibiliya iti nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bisa na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ijambo riti nimwemera mukumvira, muzajya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagwama, ngo inkota y'Uwiteka izabarya, ngo kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana ntago yakwemera ko inkota ikurya, kandi yaravuze ngo ntakizaba ku ntore zanjye ntabanje kukizibwira. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ngo Imana iri gukorana n'abayobozi,
iri gukorana n'ingabo z'igihugu, iri gukorana na polisi y'u Rwanda, iri gukorana na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kugira ngo yoroganize ubwonko bw'abantu bujye ku murongo, bujye ku murongo kugira ngo bigende gute, kugira ngo bigende neza, kugira ngo wowe ukiranuke, wera imbuto zikwiriye abihanye, usigarane igihugu cy'u Rwanda kitarimo ibintu byitwa akavuyo, ahubwo usigarane igihugu cy'amahoro nk'uko Imana yakiguhaye ari igihugu cy'amahoro. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo rero iyi niyo message y'uyu munsi nari ifite, ariko wowe wumvishe iyi message ukumva igukoze ku mutima, yishayiringe, ukande like, ukande comment, ukande subscribe. Ndabizi neza hagiye gusigara urubuga rumwe. Nakubaje ngo ese ni TikTok izasigara, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, mbwira nawe uruzasigara, ariko urubuga rumwe rwonyine nirwo rugiye gusigara. Mbaza ngo ikindi kizasigara ni iki se? Hazasigara urusengero rumwe rwonyine nirwo ruzasigara. Ariko reka nkwereke ikimenyimenyi ndetse n'ikimenyetso. None Bibiliya, ijambo ry'Imana ko ari rimwe, ko ari Bibiliya yera. Hari n'abandi bongeyeho ngo Korowani ngo ndetse ngo na Bibiliya ntagatifu, ariko ibyo byose biravuga ijambo ry'Imana rimwe. None ko ijambo ry'Imana ari rimwe kandi insengero zikaba zarabaye nyinshi cyane, ibyo bisobanuye iki? Bitekereza nawe wibaze, nanjye ndi kwibaza. Hanyuma rero itangazo, hasigaye itorero rimwe rya Kristo, hakaba n'itorero rya Satani riyobya abantu. Irya Satani riyobya abantu ni irikora iby'umwami adashaka. Iryo torero rero naryo rigiye gucibwa, Imana icyura umugeni isigaze itorero ryayo, hanyuma irizamure. Ni ukuvuga ngo hazasigara itorero rimwe n'abamesha ntazarenga 2, kandi 2 ntago azaba ahuje ibijyanye n'imyemerere. Ubwo rero bamaso, usenge cyane, wongera ibihe byo gusenga. Ibihe biraje kandi birasohoye. Hazasigaraho tekinoloji imwe, ibintu by'imbuga nkoranyambaga, ni urubuga rumwe ruzasigaraho ruzatsindira isoko. Ibi bintu bya MTN na Airtel, hazasigaraho kapani imwe yitumanaho. Ibi bintu byo kuvuga ngo Mana yanjye we, ndeka kubavumbya kuri aya makuru yandi, ahubwo muzirebera. Ubuhanuzi bwemerwa bwasohoye. Yewe ndi mu buhanuzi, nta handi ndabibona, nta naho mbiziragera, ariko ibimenyetso mwese muri kubibona. Hanyuma rero Kigali igiye guhinduka nko muri Amerika. Kigali igiye guhinduka nko muri Amerika, igiye guhinduka nko muri Amerika. Rero najya ngo nkubwire ngo aya mazu y'utujagari yose ubona atujuje ubuziranenge cyangwa adashyitse, atagize gute, aya ngaya azakurwaho. Hanyuma rero habe iterambere rya Kigali imere nka Amerika. Hanyuma Kigali izaturamo uwasenze Imana, uwakoreye Imana, umunyamasengesho, n'uwagize gute, n'uwakoreye Imana. Abo bantu nibo bazasigara muri Kigali. Hanyuma umuntu wasenze Imana, uwamenye Imana, uwakoreye Imana, uwakiranutse, uwizeye Imana, uwo nguwo aje kugabizwa i Kigali. Nagira ngo nkubwire ngo rero namwe mwese mukorera Imana neza, kuko nasomye ijambo rirambwa ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo babishakisha gukora ibyiza badacogora. Iyo wakoze neza rero uremerwa, iyo wakoze nabi nyine uhezwa hanze. Ese reka mbabaza ikibazo musubize, hari igihembo cy'umunyabyaha? Ntacyo. Hari ingororano se z'umunyabyaha? Ntacyo. Umva Abagalatiya 5:19 uko havuze. Reka duhere kuri 16. Aravuze ngo ndavuze ni muyoborwe n'umwuka wera, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere ararikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere irarikira. Ngo kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ngo ariko rero niba muyoborwa n'umwuka wera, ntago muba mugitwarwa n'amategeko.
aha umva hahandi rero umuntu uyobowe n'umwuka wera, umuntu waretse ubusinzi, umuntu waretse ubusambanyi, umuntu waretse ubwibone, umuntu waretse ubujura, umuntu waretse uburiganya, umuntu waretse ubutinganyi, umuntu waretse kujya mu bapfumu, umuntu waretse kwishingikiriza izindi mana n'amafaranga, uwo nguwo ngo aba ayobowe n'umwuka wera. kandi umuntu waretse ibyo bibi byose ngo nta mategeko agira gute abihana. ngo ndavuga ngo nimuyoborwe n'umwuka wera kuko aribwo muzakora, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irayikira. ngo kuko umwuka ararikira iby'umwuka ibyo kamere yanga, ngo kandi kamere irarikira iby'umwuka yanga. ngo kuko ibyo bihabanye, ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora ngo atari byo mukora. ngo ariko niba muyoborwa n'umwuka wera, ngo ntabwo muba mugitwarwa n'amategeko. bisobanuye ngo umuntu wese uyoborwa n'umwuka wera aba afite ubuyobozi bw'ijuru, aba afite ubuyobozi bwo mu ijuru, aba afite ubuyobozi bw'Imana, aba afite ubuyobozi bukomeye cyane bumwemerera no kubaha ubuyobozi buriho ku isi. bisobanuye ngo rero iyo banje kugira ubuyobozi bwo mu ijuru bituma agira gute? bituma anakora ibyiza. iyo wayobowe n'ubuyobozi bw'ijuru bituma ukora ibyiza, bituma ukiranuka, bituma wera imbuto zikwiriye abihanye, bituma udasinda, bituma udasambana, bituma utajya mu bapfumu, bituma udaterekera, bituma utabandwa, bituma utaraguza, bituma uwumvira abayobozi ukumvira abakuruta, bituma udashayisha, kandi bituma utajya mu bibi. niyo mpamvu rero ubwo buyobozi bw'ijuru ndabukwifurije mu izina rya Yesu. hanyuma rero numara kubugira, ngo nta mategeko azakugira gute? azakugenga, kubera yuko amategeko azasanga ukora neza, amategeko azasanga warumviye, amategeko azasanga udasinda, amategeko azasanga utajya mu bapfumu, amategeko azasanga udakora ibyaha n'ibisa nabyo, amategeko azasanga nta bugome ugira, amategeko azasanga ukiranuka wejejwe. nayo ntacyo azakubaza, nayo ntacyo azagira gute? azakubaza. ariko kubera kutumvira amategeko, dore uri guhora ukatana na polisi, uri guhora ukatana n'ibifungo, uri guhora ukatana na za gereza, uri guhora ucengana. ariko nagira ngo nkubwire ni kiranuka ukora ibyiza bishimwa n'Imana, Imana y'amahoro izakugirira neza. hanyuma 19 hati dore imirimo ya kamere iragaragara ngiyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, umujinya, amahane, gutongana, ishyari, ubusinzi n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bitya batazaragwa ubwami bw'Imana. ese niba ijuru riri kuvuga yuko utazarihabwa kubera yuko wasambanye, kubera ko wagiye mu bapfumu, kubera ko wasinze, kubera ko waterekereye, kubera yuko wakorakoye, kubera ko wibye, kubera ko wakoze, none niki cyatuma wumva ko polisi y'u Rwanda itazahembwa n'Imana? kubera ko ari umukozi w'Imana. nerega Bibiliya iravuze ngo abayobozi nabashyiriyeho ni njye ubashyiraho. bisobanuye iki rero? bisobanuye ngo ubuyobozi bwose bwashyizweho n'Imana mubwumvire kandi mubugandukire. mureke ubusinzi, mureke ubusambanyi, mureke ubwibone, mureke ubujura, mureke ingeso mbi zanyu, mukorere Imana, muganduke, mureke ibisindisha, mureke ibiyobyabwenge, mureke amatabi, mukorere Imana neza. muzabona iki? muzabona ubugingo. umuntu wasenze Imana ntacyakena, umuntu wasenze Imana ntasabiriza, umuntu wasenze Imana ntakorwa n'isoni, umuntu wasenze Imana ntiyandagara, umuntu wasenze Imana ntabwo ajya mwara, umuntu wasenze Imana akora ibyiza bishimwa n'Imana akazabona ubugingo. ubwo rero nawe mkiranuka ku gato na kanini, njye ntabwo nkuzaniye komedi, ahubwo njyewe nkuzaniye kukubwiza ukuri ngo uhinduke kandi uhindukire, kandi numara guhinduka uhindure n'abandi. reka nkwibutsa agaterime, izi ntoke uri kuzibona, reka mvuge yuko n'eshanu, reka mvuge ko ari abantu. aba bantu rero, uyu nguyu banje yarabyutse saa 9 z'ijoro, agize gute? arasenze. amaze gusenga ahisa telefone uyu wa kabiri, ngo aramuga ngo nabyuka asenge. amaze kubyuka agasenga, aramuga ngo nahamagara abandi 5 babyuke basenge. ahisa ahamagara uyu wa gatatu nawe narabyutse arasenze. amaze kubyuka gusenga, nawe ahamagara abandi 5, ahamagaye Inuriya, nawe arabyutse arasenze.
yarabyutse arangije gusenga ahise ahamagara uwa kangahe, uwa gatanu, nawe arabyutse arasenga. Hanyuma nagira ngo nkumenyeshe ngo uku nguku dukoze umurimo w'Imana gutya, tukabyutsa abantu bakabyuka bagasenga bagakizwa bagakiranuka bakava mu ngeso mbi zabo zose, umurimo w'Imana wakwaguka ku isi. Yewe ndavugira Imana kandi ntaho mbogamiye, nta naho mbogama. Rero nagira ngo nkubwire ngo shuti yanjye, ibuka yuko urutoki rumwe rutica inda. Runo rutoki rumwe ntago rwakwica inda, ndavuga inda ya yindi yo mu myenda, ariko ebyiri zifatanyije zirayihonyora. Weho n'ubuyobozi nimufatanya, weho n'Imana nimufatanya, muzagera kure kandi muzagera kuri byinshi, kandi muzatera imbere, igihugu kizatera imbere. Hanyuma rero reka ubugugu bwawe, ureke ubusambo bwawe, ureke ibyaha byawe, hanyuma uhigure imihigo wahize yose, kuko Imana izanye ikintu cyitwa isuzuma. Imana izanye ikintu cyitwa isaka. Imana izanye ikintu cyitwa isaka. Rero uramenye utaburimo idene Imana wibuke, uramenye. Ngaho rero garukiraho, korera Imana neza, kiranuka ku gato na kanini, era imbuto zikwiriye abihanye, gandukira abayikuyoborera kandi ugandukira ubuyobozi. Icyambere, ijambo ry'Imana riravuze ngo iki? Itangirira igice cya mbere ngo haravuze ngo mbere na mbere Imana. Mbere na mbere Imana, hanyuma rero ukurikizeho abakuyobora n'abakugenga. Imana ibaha imigisha. Murakoze cyane rero, turacyakomeje. Imana y'amahoro ibahire, kandi ni ukuri wirinde amagambo atari meza aho gukorera Imana neza, kugira ngo uzabone ubugingo. Niba ugize ikibazo cyangwa igitekerezo, tuvugisha kuri 0788232400. Hanyuma kandi ushobora no kutwandikira no kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Denezevari TV, ukajya ureba amavuga butumwa y'ijambo ry'Imana hari ukayarangiza. Imana y'amahoro ibarinde. Polisi y'u Rwanda, nkomeza utera imbere, tukuri inyuma kandi turagushyigikiye. Nyakubahwa Paul Kagame turamukunda cyane kandi turamuzirikana 5 kwa 5, kandi turanamusengera ndetse n'umuryango we, kandi namwe mukomeze mutere imbere bayobozi bacu. Imana y'amahoro irabakunda kandi nanjye ndabakunda. Murakoze cyane. Hasta la vista.